Ifuku ifata imisozi irenga iyindi, yambukiranya amashyamba isingira ayandi. Imvura iragwa irahita, izuba rirava rirarenga. Byose ntiyabyumva iti ay'ubusa ngomba kubona ingagi. Ikomeza urugendo dore ko rwari na rurerure bikabije. Nta nzara nta n'umunaniro yumvaga. Irenze nk'imisozi 3 ihura n'igikoko. Nuko irakibaza iti urinde kudasa n'abo nzi. Igikoko kiti ndi impyisi mahuma mwene bihehe bya ruhota ntongo. Wowe uravaho ukajya he? Twaje mu isi y'ibitabo, aho uba uri kumwe na Kingabo Editions. Bana mwese rero, babyeyi mwese, namwe inshuti z'abasomyi, uyu ni umwanya mwiza hano muri Kingabo Editions, aho musanga kandi mubonera ibyiza byinshi bituma umwana arushaho gukomeza kuba intyoza mu bumenyi ndetse no mu bindi binyuranye, ariko by'umwihariko abifashijwemo no gusoma ibitabo, kuko ibitabo ni isoko y'ubumenyi. N'ahandi rero wasanga ibitabo byiza byatuma umwana wawe bimubera isoko y'ubumenyi atari ahantu uretse muri Kingabo Editions. Ushobora kudusura kuri ofisi yacu cyangwa se wanadusanga kuri www.kingabo.rw. Wanaduhamagara kuri nimero zacu 07832900. Aka kanya rero ndifuza mwe mwese bana, namwe babyeyi, ndetse namwe mwese inshuti z'abasomyi, kubaha umusogongero cyangwa se kubasogongeza kugira ngo mwumve ibyiza by'ibitabo bya Kingabo Editions. Wenda hari numara gusogongera biraza kugutera imbaraga zo kudusura ndetse no kutugana, kugira ngo noneho ntusogongere ahubwo usome ushyira inyota. Reka rero mbaho umusogongero w'igitabo cyitwa Ifuku, isura, ingagi. No kuvugishwa ubwo njyewe ntago njye sinasogongeye, ahubwo nasomye ndacurura nshyira inyota. Niyo mpamvu wumvise nari mvugishijwe utantera ibuye. Ni inkuru Ifuku, isura, ingagi. Umwanditsi wayo ni Cyiza Ngarukiye Boniface. Habayeho ifuku ikibera mu myobo. Bahoraga bayibwira ukuntu ingagi ari nziza, ikibaza ukuntu izayibona bikayishobera. Bukeye ifata icyemezo, irasohoka ibona iz'ishyamba kimeza. Umugambi wayo wari umwe, yafashe igira iti nanjye ngomba kuzabona ingagi. Ifuku ifata imisozi irenga iyindi, yambukiranya amashyamba isingira ayandi. Imvura iragwa irahita, izuba rirava rirarenga. Byose ntiyabyumva iti ay'ubusa ngomba kubona ingagi. Ikomeza urugendo dore ko rwari na rurerure bikabije. Nta nzara nta n'umunaniro yumvaga. Irenze nk'imisozi 3 ihura n'igikoko. Nuko irakibaza iti urinde kudasa n'abo nzi. Igikoko kiti ndi impyisi mahuma mwene bihehe bya ruhota ntongo. Wowe uravaho ukajya he? Ifuku iti hariya bambwiye ko habaye ingagi, simazi, ariko inyuma hari intare niyigiye kuhanyereka. Ifuku yari yagize ubwoba
kwari ukugira ngo ihikure. Impyisi yumvise ko intare iri hafi aho ifumyamo. Ifuku iriruhutse iti, ahwi, iki cyo cyari kundya kitandebeye izuba. Nuko yikomereza urugendo rwayo ijya gushaka ingagi. Yigiye imbere ihura n'umuhari. Ubwo burayitaha iti, wowe se kandi urinde kudasa n'impyisi? Ndi nyiramuhari uwuhariwe kurya udusimba tungana nawe, uravaho ukajya he? Ifuku iti, hariya bambwiye ko hari ingagi, simpazi, ariko inyuma hari intare nigiye kuhanyereka. Umuhari wumvise ko intare iri hafi aho uhinda umushyitsi. Aha, reka ndekera ahangaha kuko nabasogongezaga. Niba ushaka gusoma ugashyira inyota, ngaho tugane kuri www.ingabo.rw maze wishyirire inyota, cyangwa se duhamagare kuri 0783 29 69 00. Si iki gitabo gusa tugufitiye n'ibindi byinshi. Bana rero, namwe babyeyi, namwe mwese inshuti z'abasomyi, nta handi Ingabo Editions Limited niyo soko nziza ikubereye. Ngwino wivomera ubumenyi.